when oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu rurangose. Hakurya no hakuno, impande n'impande, urukundo rwa Yesu ruratugose. Oh, hakurya no hakuno, impande n'impande, nimuhumure kuko Yesu arahari. God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, you are holy. Inkuru nziza TV. Ubwo twongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, muri East Africa, Asia, Europe ndetse na Amerika, igihugu cyose waba uherereyemo kuri uwo mugabane, turagusuje cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi ni Inkuru Nziza TV, duherereye kuri Gigs Garden, ahantu habera amakwe, ubusitani bwiza cyane, habera n'ibirori bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze mu kiganiro. Dufite umuririmbyi benshi mwagiye mudusaba ngo twamuhaye umwanya mutoya aho kuba yaririmba, ubu none tugiye gutarama kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Yego, reka mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu dutangize isengesho. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ubwa n'imbabazi byawe, izinyongera bw'icyubahiro. Tugushimiye ko wabanye natwe, ineza yawe ikatwomaho mwami, izina ryawe bw'icyubahiro. Tugusabye imbabazi ku byo twagucumuyeho byose, utweze dutunganye kugira ngo dukore umurimo wawe twejejwe nawe. Reka ibyo tugiye kuvugira ahantu, ibyo tugiye gukorera ahantu biyoborwe n'umwuka wera wawe, ntaba ari twebwe ahubwo umwuka uganze muri twebwe. Turakwinginze rero kugira ngo ururuke uze ubane natwe, tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo, amen. Yego bakunzi b'Inkuru Nziza TV, twagenderewe n'umuririmbyi bita Simi Mutoto guturuka Rwamagana. Ni Rwamagana cyangwa nakwiyobeje? Ni Rwamagana. Mutoto gutoka Rwamagana. Yego, ntabwo ari ubwa mbere mumubonye hano. Simi umeze neza? Simonie. Nari hinnye. Simonie. Nagusekeje. Ni Simonie meze neza. Banagahinnye. Ntabwo nabyanze, ahubwo ukuntu byawe automatic nicyo kinsekeje. Abenshi iyo bahinnye n'ubundi bibuko. Njye mba ndifite umwuka we utaza. Rero ahubwo nicyo kinsekeje, ukuntu ubihinnye suddenly ntibibe Simo nk'uko bamwe babigenza, bikabuko nyine. Umeze neza. Meze neza. Yego, tuguhaye ikaze nanone. Agarugambe. Murakoze. None ubu ngubu tugiye gutarama. Cyagenda nagushaka kugira ngo manze numve ese nkuhasi ibibazo. Twajyanamo neza cyangwa nturamenya gusubiza. Ariko hanyuma nabonye uzi gusubiza. Ubu noneho tugiye kuririmba bya nyabyo. Uri tayari? Ego. Nta bantu rwose, niba utarakora subscribe ndakwinginze kugira ngo uyikore. Ahantu hagiye kubera nk'ibizabera mu ijuru, tuzaramya tunahimbaza Imana. Haleluya. Amen. Yego, reka tugende, twagiye bisi nayihagurukije. You call me out upon the road,
I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. You call me out upon the water, the great unknown, the feet may fail, and there I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, your grace that binds me in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Jesus, where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stand now. So I'll call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, oh, oh. Spirit of my the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine.
tanandukanya nayo. Ibyo nitabibi bizanishiriza. Nitwizera Yesu tuzaba muri cya gitondo. Igitondo cyiza cy'umunsi umunezero. Tuzamubona maze duhore turirimba indirimbo nziza ya Mose y'umwana w'intama. Nitwizera Kristo tuzaba muri cya gitondo. Igitondo cyiza cy'umunsi umunezero. Tuzamubona maze duhore turirimba indirimbo nziza ya Mose y'umwana w'intama. Hosana, 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 shimuje muri rya zina y'umwana w'intama. Hosana, 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 shimuje muri rya zina y'umwana w'intama. Uramagije Yesu, reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Uramagije Yesu, nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima. Rirekuye, rirekuye, utanga ubugingo bwawe, tanga ubugingo bwawe kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke. Ai, nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana kuko ndamahoro. Shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanjye ataba menshi, shimwa Mana kuko ndamahoro. Mutima wanjye himbaza iyo Mana,
unezerwe kuko ndamahoro Mana ishimwe haleluya ndanezerewe kabisa ariko ntabwo utekereza kuba waririmba kwibona utaririmba gospel ntabwo n'umunsi nabitekereje nzatokesha humura azaba ari satani impamvu ni uko ari abaririmbyi benshi baririmba neza batangiye baririmba gospel bakabikarangira batakiririmbye wowe ntabwo wibona utekereza cyangwa wumva byashoboka hari ikintu nakubwiye ubushize kanongere ngisubiremo kugira ngo indi nshuro niba wakongera kuntumira ntuzambaze iki kibazo nanone naravuze nti abaririmbyi ni benshi kandi bararirimba Bruce Melody ni umuririmbyi uririmba neza Taylor Knowless aririmba neza Rihanna aririmba neza Beyonce aririmba neza Jay-Z n'abandi bose baririmba injyana zigiye zitandukanye baririmba neza nanjye nkaririmba neza reka nkoresha ijya mvugo yawe uririmba neza oya njye siko mbyumva hanyuma hakaba n'undi muntu we utabasha no kuririmba hakaba na wa muntu navuze nti kiriya gihimbano cya uzi kurinda akaba atakiririmba afite metronome cyangwa se niyo bamucurangira gute bikaba bitapfa kwemera akagira ukuntu azanaho amadefa ariko ndakubwira nti abantu twese ku munsi w'imperuka tuzahagarara imbere y'Uwiteka ntabwo iturufu ari uko umuntu azaba yaririmbye iturufu ni uko umuntu azaba yarakiranutse hanyuma rero niba Uwiteka yaraduhaye itaranto muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ni itaranto ariko mu Cyongereza iba talent izo taranto tukazigenza ngero ngomba kwigenza nk'uko we ashaka buryo kurya munsi nzamuhagarara imbere ndavuga imirimo y'abera izabaherekeza ntabwo izabagenda imbere ibi byose dukora bizaduherekeza nyiri gutungana cyangwa se ufite umutima uboneye niwe uzajya imbere hanyuma imuherekeza rero reba kujya imbere nkabura na kimwe kandi yarampaye itaranto ngo nyigenze ntabwo nibona kuko ngende ndahamanya n'umutima wanjye neza ko imbere y'Uwiteka ntabwo umuntu azahagarara ngo nuko yaririmbye ni umurimo nk'indi yose subije neza nk'umuhanga ko kuri uri umwana wa pasiteri ariko ari mama wawe na papa wawe ninde wari umuririmbyi cyane hehe ntabwo mbizi ego ntabwo mbizi icyo nibuka ni iki ngiki warabarebaga reba nanjye ukuntu uri kundeba ntaririmbye ntabwo wapfa kubibona ko ndirimba usibye abantu bakunze kumva baririmbye niwe wumva umuntu uburyo avuga ijwi rye avuga nubwo nasaraye ariko akabyumva ko uwo muntu iryo jwi rishobora kuba riririmba rero papa iyo yajyaga kuririmba na mama ibyiza nuko bakombinaga bakaririmbana nibwo wumvaga ari byiza ngewe igihe nibukira mbumva bombi baririmba papa yaririmbaga nk'aho mama yakaririmbye na mama akaririmba nk'aho papa yakaririmbye sinzi ukuntu byagenze ariko bagiraga ako kantu papa yaririmbaga ijwi ryo hejuru cyane wumva ari iry'aba females hanyuma mama nawe ubwo nawe urabyumva rero sinzi ngo waririmbaga cyane n'indi n'uwaririmbaga gahoro n'indi icyo nzi nuko babikundaga ni icyo cyonyine mu mpano ababyeyi babiri bafite ubona uko biri kose hari impano mama wawe afite niyo papa wawe yagiraga ko impamvu ndimo kuvuga gutya ubushize watubwiye ko papa yatabarutse yego niye mpano yaganje muri wowe impano ya papa mbese ari papa na mama ninde waganje muri wowe ni papa mbega uranabyumva ko n'uburyo mvuga njye ntabwo mvuga nk'abakobwa yego ni papa na mama ajya akunda kumbwira utujesite njya nkora nk'uku
uku ubu ni uku papa yabigenzaga uku nyine uku ikiganza cyanjye kimeze akenshi hari ibintu nkora agahita ambwira ati dore ndahimana neza neza neno akamusamusa yego rero ahanini nafashe papa nanjye aribyo ndeba nkabona nibyo nk'ibirenge uburyo nsa nyine physically hari ibyo ndeba nkabona byari bya papa rero ahanini nafashe papa ni iki kiganza kuri papa ukavuga ati utubwiye kino kugira ni ibirenge n'inzara naho mu buryo bw'impano mu buryo bw'impano bigoyera siko bombi barimba ngo ndamenye none ubona yafashe nde cyane kuko nanone ndirimbye ntago ndirimba nk'abo bombi nta n'umwe wumva ariho nguye rero sinzi nzabaza mama ariko nzabaza mama uwo nawe abona papa we yakundaga kubwiriza pasiteri nawe urabyumva ryari pasiteri afite leadership muri we ariko wenda mu kubwiriza atagira ko mbona ko impamvu mbikubwiye utyo mbona icyo kintu ushobora kuba warakimukuyemo washobora kuba wakonveka sibyo mu byo ubwira umuntu ukabimubwira kugira ngo umukonveka icyo kintu rwose n'ababireba bazabivuga muri comment ariko nuko mbibona ngewe niba ari icyo ni papa yego reka dukomeze nukuri mana yanjye jyewe ndayemera nta cyiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwaza hindura amataba nukuri mana yanjye jyewe ndayemera nta cyiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwaza hindura amataba nanjye icyo nzakora nzazamura ibendera vuga icyo mwami wankoreye kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wavuze ku buzima bwanjye kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wageneye ubuzima bwanjye nukuri mana yanjye njyewe ndayemera nta cyiza nkuraho naho nanyura mu misozi miremire zikwaza hindura amataba kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wageneye ubuzima bwacu hallelujah hallelujah hallelujah
What is your name? Amen. Besura nyumva ngo umviwi nzanye ngo umvivyu uzuye umutima wanjye mwami naje mbabaye kandi naniwe none ngarutse gushima none ngarutse gushima naje mbabaye kandi naniwe none ngarutse gushima oh oh nje kugushima nje gushima umvise gusenga kwanjye nje kugushima nje gushima umvise gusenga kwanjye amaganya ibibazo n'ibyifuzo ntari mfite byarashize kwiganyira no kuyeba ntari mfite mu mutima byakuweho amagana ibibazo n'ibyifuzo ntari mfite byarashize kwiganyira no kuyeba byakuweho nje kugushima nje gushima umvise gusenga kwanjye nje kugushima nje gushima umvise gusenga kwanjye akikuza mana ya Abrahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yuko nkunda na n'uyu munsi urabinyeretse habwa ikuzo mana nakoreye kandi nyikorera kubw'imirimo myiza ujya udukorera ni kenshi utwereka yuko udukunda na n'uyu munsi uracyabitwereka kandi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'izabo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka kandi iyo utamba hafi murengezi banaramanutse gikuzimu ariko wemeye kuza kuncungura kunesha n'ukwawe murengezi oh iyo utawowe Yesu umukiza ahacu ntihaba hakivugwa ariko warameye uratuzirikana urongera uratwimana murengezi kandi imigambi yawe si nk'iy'abantu
yego suba abantu murafashijwe cyangwa ntago mufashijwe turimo neza yego Imana iguhe umugisha murakoze namwe Imana iguhe umugisha cyane kandi ikomeze ikurengere ikuyobore yego kugeza aho ishaka ko ugera ntikugeza aho ushaka kugera kandi nuyemerera ikakugenga ntiwigenge izakugezayo amahoro kandi ikugeze aho ishaka kugera kuko wowe ubasha kureba hashize ukareba nanone urimo none ariko yo ibasha kureba n'ejo hazaza yego so rero ituremeye imirimo myiza kugira ngo twamamaze ibyayo rero uri mu murongo mwiza wo kuba wakwamamaza Imana ukiri mutoya ntabwo ari amahirwe ya buri wese hari ubisobanukirwa akuze akabasha kumva ayo mahoro ariko ko warayumvisha ukiri muto ni byiza kugira ngo uzayamarane igihe kinini yego sinzi niba waba ufite icyo kiri ku mutima ukavuga tukagana ku musozo ikindi ku mutima humeka ko hari byinshi bike muri byo reka mbivuga gutya Uwiteka arabakunda kandi cyane bidafite ntakunze ukuntu nabisobanura mu kinyarwanda Imana idukunda unconditional love ego kandi iyo ntihinduka nubwo twebwe twahinduka nubwo ibihe byahinduka we ntabwo ahinduka kandi icyo mukundira ntateye nk'abantu abantu turababara tukababazanya tugahemuka tukanahemukirwa hari abantu babayeho babana n'ibikomere mbese akanakira ko forume y'ubuzima bwe ari uko iteye nta n'icyo yabihinduraho ariko dufite umukiza mwiza ujya womora inguma akanatwibagiza ibyo byose ndi umuhamya w'ibyo we iyo amaze kukomora akomora cya gikomere kiri mu mutima akanakwibagiza yamara kukwibagiza simvuze ngo wibagirwe amateka yawe wari uri ahubwo akwibagiza ka gahinda n'akababaro wanabisubiramo ukabisubiramo ari byo gukomeza abandi ariko wowe utakibabaye rero mumwizere kandi arabakunda koko by'ukuri nibyo nakwivugira njye nta bindi yego mutoto wa pasiteri yego turabashimiye ababanye natwe ineza y'Imana n'amahoro yayo bikomeze kubana nawe aho uherereye hose aho warebeye ikiganiro Imana iguhe umugisha nta kintu twabona duhereza umuntu wafashe umwanya we akaduhereza umwanya wakirengagiza ibindi ni ukuri mbikuye ku mutima Imana iguha umugisha kandi niba utarakora subscribe please kandaho kandi no kuri kara kazogera ubundi tujye dukomeza twibane hari icyo dutwaye ntacyo dutwaye n'ibyo dutanga ni byiza come on muze yego muze turwanye umwanzi nawe azaduhunga yego dusengere tugane ku musozo reka mbere yuko nsenga hari ikintu nshaka kubaririmbira kandi mucyumve cyane ni uturirimbo tubiri hakurya no hakuno impande n'impande urukundo rwa Yesu rurangose hakurya no hakuno impande n'impande urukundo rwa Yesu ruratugose hakurya no hakuno impande n'impande nimuhumure kuko Yesu arahari imbere n'inyuma amajya n'amaza
ruratugose nimuhumure hakurya no hakuno impande n'impande umukiza Yesu arahari kandi imbere n'inyuma impande n'impande urukundo rwa Yesu ruratugose. Amen. Muhumure Uwiteka aracyakora kandi twubahe Imana dusenge. Turagushimiye mukiza mwiza, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi nyinshi, tugushimiye umugambi wawe mwiza kandi muremure. Nkunda kukubwira ko ngukundira ko nta kintu na kimwe kitubaho ari impanuka kuri wowe, kuko uri Imana izi byose kandi ibera hose icyarimwe. We ntiwerekwa, urareba kandi ntuhishurirwa, kuko byose ujya ubimenya. Utumenyera kure cyane y'ibyo twibwira, ibyo nkabigukundira. Sinabona uko nkuvuga nk'uko bikwiye, kuko amagambo y'umwana w'umuntu ntiyasobanura ibyawe nk'uko bikwiye. Ndagushimiye ko udukunda, gushimiye ko utwitayeho, kandi gushimiye kubw'umupango wawe. Ndagushimiye mukiza mbikuye ku mutima wanjye, ni ukuri uhabwe ikuzo n'icyubahiro. Data mwiza, ndakwinjiza cyane ukomeze guhembura abakurikirana ibiganiro bose, ndetse n'abatari bo mwami. Ndakwinginze cyane ukomeze gusanga imitima y'abawe. Turi mu bihe bigoye kandi birushya, mu minsi ya nyuma, iminsi ikomereye umugenzi kandi iminsi igoye, naho umuntu yifuza gukiranuka, ariko gukiranirwa bikamwitanga imbere kuruta ibindi bihe byose. Ndakwinginze cyane ngo wongere uhembure abawe, wongere uhembure imitima y'abawe. Mwuka wawe akomeze kutuyobora muri byose, kandi atuvure, atwomore ibikomere twatewe n'iyi si na Satani ndetse n'umubiri. Nzi ko wowe Data mwiza ushobora byose, kandi ubasha gukora naho abaganga batakora, aho imiryango itakora, wowe ujya uhagera, aho abakomeye batagera ujya uhagera. Ndakwinjiza cyane rero ukomeze kwitamura, kandi buri muntu wese uko agukeneye akubone. Ukomeze kutubera ibyiringiro, kandi ibyo ushaka n'ibyishimo bibe hagati muri twe twese. Byiza byose utegura ibiduhaye n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Inkuru nziza TV